batangiye guhindura ibintu bano bo muri web gatatu nyine dushingiye kuri payi bari gukopera gutuma ini cyangwa se umuntu washyize amafaranga muri cryptocurrency ataho reka tureme iyi systeme dukoresheje artificial intelligence baragenda bafata iyi quantum wallet bayikorera umuterankunga bita Satu bamaze kuyikorera umuterankunga bita Satu bemeza ko iyi Satu kuyibona pe uri umunyamuryango kwinjiramo iyi Satu yo ugomba kuyibonera ubuntu urumva none iyi Satu niba ugomba kuyibonera ubuntu urumva iyi atu kugira ngo uyibone ni ukuri bugure atu kugira ngo ubone iyo Satu kugira ngo ubone iyi Satu barayiguha pe uyirebe muri screen gutyo nk'ikintu kiraho ariko igira agaciro ari uko waguze iyi atu iyi atu rero nta muntu n'umwe wayibonera ubuntu kuyibona rero ni uko ushora amafaranga ukayigura ugastekinga ukajya ubona izi Satu nabyumvise baravuga ati nitumara kurema iyi systeme tuzabanza tuyikubite hanze duha abaturage go ahead babikuza babanze babibone ibyo barimo ko biri mu kazi none nitumona ukuntu bari kugenda babikuza bizaduha urwego rwo gutuma iyi systeme tuyishyira kuri my exchange uzashoramo amafaranga ntazigera ahomba uzashyiramo amafaranga yose ntazigera ahomba reka tubanze tugerageze bakubita byose byandika muri roadmap y'ukuntu bazajya bagenda bakurikisha step by step ya buri roadmap ya buri ntuza nyine uko byanditse barangije bafata abaturage barabahereza ufite amafaranga ufite ubushobozi niyigeragereza turagerageza twese kandi igihe kitari gitoya umuntu washoyemo miliyoni 2 kiragiye gisohoka bagera no kuri miliyoni 30 yashoyemo miliyoni 2 ariko ntihagire umunyamuryango n'umwe ubasha kuba yakuramo amafaranga ngo yamaremo kubera yuko yamaze kubona company imwinjiriza amafaranga ya buri kwezi amudakunda business urumva amudakunda business ishobora gukora ngo winjizemo ayo mafaranga urumva bakeneye abanyamuryango winjizemo ayo mafaranga nta muntu n'umwe mu isi utashora ayo mafaranga ngo ajye ahora asarura nawe none ko kuki umuntu ahinga ibishyimbo ahinga umurima agashyiramo ifumbire agashyiramo ibishyimbo ntategereza umusaruro akawubona cyane none aha ngaho siko bimeze ushyiramo amafaranga urumva wamara gushyiramo amafaranga ugategereza za Satu baguhaye bakagenda bazigutwikira ukazibona bakoresha ira system ya artificial intelligence ukagenda usaruramo aya mafaranga urumva cyane ya buri cyumweru noneho batanze go ahead iyi ni go ahead baduhaye twese yego ufite ubushobozi kuri Satu nkeya nazigure azigire urumva none tugera ku rwego rwo kuyishyira ku isoko abantu bagira amafaranga bafite muri company baba bakire company iba ifite abakire bayo urumva company y'ubwayo iba ifite abakire bayo yego amashoramari bandi bazajya baturwa ku mpande bazajya baza basanga abakire bari muri company bafite amafaranga ahubwo nabo bagira ute babarangurire kuri bwa bushobozi bafite muri company yego icyo kintu bano bagabo bagitekerejeho cyane mu gihe abandi bose bagiye barema
ako kantu gatinde ni ukuvuga ngo satu ejo bundi nibaramuka babannye yego satu zose bazazitwika ziveho yego ziveho burundu nibara kuvaho asigare atuyonyine noneho twebwe nitwe bakire kampani kuko tuzifite za satu yego kuko bitcoin nyine nayo byagiye bigenda ku baziguze nibo bakire bitcoin ifite yego noneho twe nitwe bakire numva iyi quantum war iyi AQ ifite iyo ntikeneye abakire bafite hanze abakire bakeneye ubu muri iyi minsi ariko nimara kugera hanze abakire bo bazajya baza kugana kampani basanga twebwe dufitemo imigabane ni twebwe ahubwo bari kugira ute bari kugurira kuri za atu twaguze yego cyangwa twahawe kubera satu twa stakinze yego none iki kintu bano bagabo batekereje nta yindi kampani bazaba bagura natwe yego ni twebwe bazaba bagura natwe yego nitwe bazajya baba bari kugurira abo bakire bandi bazajya batugurira ni ukuvuga ngo nibwo izajya izamuka ko bazaba bari kutugurira yego urumva none iki kintu batekereje ntabwo iyi coin izigera imanuka ngo igwe hasi kuko zagiye zigenda zihombya abantu kuko izi payi zagiye zimanuka zihombya abantu kuko izi coin zose zagiye zimanuka zihombya abantu reka ntabwo iyi coin izigera ihombya abantu kubera yuko iyi coin nyine kuzamuka kwayo nitwe bakire ifite urumva bo bateguye baravuze ati noneho reka tuzamura abakire bashyashya batoya bari muri kampani yacu amafaranga make yabo bafitemo bayagure atu bamara kuyagura atu bayasitekinga muri satu noneho twebwe nitumara kwemererwa n'ama exchange tumaze gushyira coin yacu hanze tumaze kugera ku rwego rukenerwa na buri muntu wese ruri public izi satu tuzazitwika ziveho noneho abakire cyangwa abaherwe bo bashaka kwinjira muri system cyangwa muri kampani bashaka kugura atu bagure kuri za satu kuri za atu babakire batoya twazamuye bafite muri kampani yego urumva iyo kampani ntizigera imanuka ntago yagwa icyo kintu rero abantu bagabo batekereje nta muntu n'umwe urakivumbura n'aba bari za payi ntibigeze bakivumbura aba bantu bose ahubwo bari gukopera urumva gukopera quantum none nabo bajye bajya mu gihe cyo gustakinga ariko quantum wallet izaba yaramaze kugira ute niyo mpamvu iyi coin izakomera igakomeza ku rwego rwo hejuru kurusha n'izindi coin zose zizavuka nyuma y'iyi coin kuko niyizanye systeme yo kuzamura abakire batoya bari hasi yifite abaterankunga bayo aba baterankunga bayo rero ni twebwe noneho niba ari twebwe rero twebwe abaterankunga b'iyi atu kuko baduhaye satu bo bashyize guahedi hanze baravuga ati umuntu nafate satu ku buntu ariko ayitunga ari uko ayiguze noneho buri kwezi tujye tumuhereza izi satu za buri kwezi noneho nibamara gutwika iyi system imaze kuvaho ya satu zimaze gushira zimaze kuzitwika igahita igera ku ma exchange igera imanuka kubera ko nawe ntabwo uzaba ufitemo miliyoni zawe 500 ngo ujye kuzikuramo uri umusazi urazikuramo se izo coin 500 ibyo 500 by'amadolari ufitemo uri kubikuramo bijyana ahubwo nibigumemo ukeneye we yinjira muri systeme nagera muri systeme wagiye kugura bo bagure kuri za zindi zanyu mugiye mufite none kampani yo izabiri gucuruza za satu mwagiye mu stakinga yego za atu mwagiye mu stakinga kampani izagera ku rwego rwo kuzicuruza noneho kuzicuruza namwe mugende mubona amafaranga urumva agenda azamuka uko umunsi bwije nuko bukeye iki kintu bano bagabo bubatse kizakomera ku rwego ruri hejuru ku buryo buri muntu wese azajya yifuza iyi coin kandi byaciye mu maso ye nk'uko bitcoin ubu byagenze bitcoin yageze no ku $1 yasohotse ku n'ibice
ntibayigura igura ku idolari rimwe ntibayigura ariko ubu tuvuga hari abayirebesha amaso badafite ubushobozi bwo kugira ute bwo kuba bayigura. N'iyi atu rero niko izagenda ahubwo yo ubuhanga ifitemo nuko itazigera imanuka na gato kuko nta zindi bitcoin zigeze ziremwa ziriho. Iyi atu rero izizajya ziremwa zizajya zirema mu bantu basitekinze bari aribo bakire atu yazamuye. Wabyumvise? Yego ndabyumva cyane. Ushaka kugura naye ngo aza staking azaguriye babakire atu Quantum yazamuye. Yego. Nubwo buryo rero bubatse ikintu kiri strong cyane gikomeye. Rero abantu abanyafrika twebwe iyo tubibonye ati turapfuye ati turashize ati inzara ati barayatwaye ariko ahangaha muri iyi system harimo n'abantu bagiye bayidawe bashyiramo n'ibihumbi 600 by'idolari bagiye bayafite mu yego. Ubundi ngo twebwe ngo nitwe abanyenzara barimo abanyafrika none cyarahandi ni twebwe ngo bari abo hirya ngo hari abateruye amadolari 100 ibihumbi 100 baterekamo. Hari umushinwa hari umuchina wabikujemo miliyoni 100 z'idolari ariko ngo yayivirira agahungukaho. Ubu ngo ntabwo ashobora kuyivirira ahubwo ubu yaraguze yararunze. Yayivirira se gute? Ubu yaraguze yararunze cyane. Rero nukuba nitwe bakire dufite. Nitwe bakire iyi Quantum ifite mu minsi mike rwose namwe abanyafrika muramera nk'abazungu mujya kuryoshya mwigure ku mazi mujye gutembera nkuko bamenye bitcoin ubu muri iyi minsi bameze. Ubu noneho nibo birirwa abanyonga amagare hano muri Kigali nayo. Kandi rwose ntuzagire ngo hari indi kampani zaza nyuma y'iyi Quantum irenze iyi ngiyi yanjye ndagushyigikiye ijana. Aba bagabo batekereje reka ahubwo bose bazajya baza bagendeye kuri iyi system ya Quantum wallet. Dore ikintu rero nanone nise numvamo n'abambwe baba muri za ahubwo iyi Quantum igiye gusenya ziriya za Ethereum zigiye gusenyuka za Bitcoin zigiye gusenyuka. Nibyo ndi kukubwira ngo iyi coin igera na gato imanuka. Rero ikintu kitamanuka gihora cyavanza kizamuka. Urumva icyo kintu ugomba kugitinya. Icyo kintu rero ahubwo nta n'umukire n'umwe utakibikamo amafaranga ye. None se najya kujyana amafaranga muri banki ari amafaranga ahora aho ngaho najya kubikuza bakankata bayashyize muri Quantum wallet najya nsarura amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero bano bahirwe bose bazahita bagana Quantum baza twebwe ari twe bagana ari twe baza kugira ta coin dufitemo kugira ngo bashyiremo amafaranga yabo. Ni ukuvuga ngo ahangaha ukuntu bizagenda urumva ubu ikintu bano bagabo bakoze nicyo bita revolution. Iyi ni revolution bakoze. Noneho iyi revolution bakoze izatuma babandi bitaga abakire urumva bo bazitanga ahubwo ariyo bantu bari mu murongo utukura. Yego. Noneho nabo kugira ngo bemvite bagere ku gaciro k'ikoranabuhanga cyangwa k'iyi Quantum bazajya baza batugurira twebwe. Aba banyenganda bagiye kwinjira mboguri ahubwo tuzagira buriya reka nagatangazo wenda nagatanga hazagira umunyamuryango numwe ubona coin ya Quantum wallet bakimara gushyira projet hanze uzakuramo amafaranga ye yose ngo aterure ngo bavuge ngo reka ngo nigurire ngo inzu. Yego aho inzu yayubaka kuko ubushobozi bwo kuyubaka buzaba buhari. Ndavuga nyine kwita teruramo oya azakurema yakeneye yakubaka urumva ubundi yitura ariko andi mafaranga ye yose ayarekere iyi Quantum wallet igiye kuyobora isi. Iyi Quantum igiye nukuvuga ngo ubundi baravuga ngo baremye ngo za payi ngo bareme ibiki ariko iyi NTU igiye kuyobora isi. Izindi coin zose zizaza zikurikiye ibyo aba bagabo bubatse. Niko gahunda zaba zimeze bo bazaba bakurikiye nyine umurongo uzaba
bazajya baza bakurikiye uko Quantum yubatse yego nubwo buryo rero Web3 izakomeramo, ahubwo niyo unakuruye amaso witegereza ugahita uvuga ati ya Web3 bavuga kuko nta bundi buryo bundi buzaba buriho bukomeye, nuko invitamo amafaranga muri Web3 iyi Quantum yagendeyeho kugira ngo n'ufite amafaranga ye adahomba. Urabona ko hari igihe Bitcoin yamanukaga ikaba igeze igera ku $17,000 urumva umuntu wari warayiguze iri ku $60,000 yari yamaze guhomba tayari, sibyo? cyane. Ariko iyi HUC imeze niyo imanutse ubona ko ari nk'akantu gato kameze nk'akadomo, ariko sinzi niba ujya witegereza ko ziriya zindi za Bitcoin nazo ziri guhanuka. Oya ndi kukubwira ziriya ni n'ubundi zo zigomba kuzahanuka, ni muri Web2. Ni muri Web2 yego, ahubwo bano bahanga bahanga mu ikoranabuhanga abaturage akomeye nyine nk'iza Stanford, icyo bo bagomba gukora nta kindi no guhanga ni ugushaka uburyo ki bari kuremamo indi systeme izadomina izi Bitcoin, izadomina izi Ethereum, nazo zishobora kuzagumaho zikaba ziri aho ngaho, ziri ku mafaranga ari hasi. Iyi Quantum ikaba iri ku mafaranga ari hejuru, kubera yuko niba afite miliyoni za 300 muri Bitcoin cyangwa 500 z'idolari, ntabwo nzazimishamo muri Bitcoin kandi ho rimanuka nzahita yose nyazana sange babakira Quantum yubatse nawe ugure aba ari bo ngurira amafaranga ya Nyabikenya holding muri 8. urumva nimara kuyashyiramo nanjye nzaba ndi kugenda njya mu murongo waba bakire 8 yubatse, urumva n'abandi bazazira. Niyo mpamvu bavuga ko iyi coin ishobora kuzamuka ikazagera no ku $1,000,000 no kuri $1,000,000 birashoboka cyane. Abanyenganda nibo bagiye kumenamo oya ntabwo ari inganda gusa, n'ibigo byinshi bikomakomeye byose n'amakompanyi menshi akomeye. nese uzaba ufite miliyoni 100 muri banki uzibitsemo ngo zimare iki? Icyo gihe kungukira amafaranga angana kuri icyo gihe nibyo ndi kukubwira, n'amakompanyi menshi akomeye azemvita muri iyi Quantum. Iyi coin rero abantu bagabo bubatse abantu bari kubirebesha amaso disi bagaseka ngo murahiye ibintu by'ikoranabuhanga, ngo ibintu ngo bya online business ngo nuko bimeze. Ubivuga nabanza atekereza online business igeze ibaho isohoka, urumva ikaba hari online business ikaba igasohoka ikabaho ifite umuterankunga wa SATO. Sibwo bwa mbere mw'isi byubakizwe n'izagukoye nta na kimwe kigeze cyubaka iyi system kandi bafite amafaranga, urumva bigeze mu mateka. ahubwo njye ndi kwitegereza nkabona aba banyiri Bitcoin bafite akaboko karekare kadashobora kugaragara muri iyi Quantum. uretse gato ngo akantu utari wamenya gato Rovi, reba iyi Quantum wallet wabyumvise ifite logo ya Bitcoin ihereza amadolari, wabyumvise? Yego. Niyo ubikuza Bitcoin ifite logo ya Bitcoin ihereza amadolari, wabyumvise? Yego. None se ko kibatafashe izindi coin ngo arizo bubakiraho iyo logo ihereza amadolari, ngo yena ngafate za Ethereum? None se ko kibatafashe ikirango cy'ATU ngo bacyubake aricyo gihereza aya madolari, urumva? ubikurure noneho ngo ikintu abantu bataracukumbura cyangwa batari bamenye, iyi ni Bitcoin iri guhindura system, iri kuva muri Web2 ijya muri Web3, ariko ntabyo bari bazi bose, nta n'umwe urabasha kubivumbura. Aba bose rero babivuga nkabumvira, ariko umuhanga wese wabashe kuvumbura ibi bintu ariturizaho bakagura agaceceka.
not a game, it's a rich thing.